Hello friends, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane, nanjye meze neza. Muri video rero tugiye kwiga uko wacekinga YouTube channel yawe ukamenya abantu bareba video zawe igihugu baherereyemo. Birashoboka ko uyu munsi uri kuvunika ukora video wenda muri rurimi rw'ikinyarwanda, kandi wenda abantu bagukurikira batumva ikinyarwanda bibereye mu Buhinde, mu Bwongereza, muri Amerika, mu Bushinwa, muri USA, ahantu hatandukanye. Ugasanga urakora video mu kinyarwanda, video zawe ukazikora ugasanga ntizirebwa, cyangwa se ugasanga ntubona amasaha bitewe nuko nuyireba ntabwo ayumva. Icyo gihe rero uba uri kuvunikira ubusa. Hari igihe wasanga ukora no video mu cyongereza, wenda ugasanga abantu bagukurikirana ntabwo bumva icyongereza, wenda biyumvira ikinyarwanda. Ibyo rero iyo utabizi ntabwo ubasha kumenya ngo ese ndi kuva he njya he. Niyo uzasanga ukora video ugasanga ntabwo zirebwa. Ibi ni ibintu abantu benshi bajya kuri YouTube bamanza kwiga. Urugero dufashe nka Mutesi Scovia. Mutesi Scovia bigeze kumubaza ngo ese Mutesi Scovia kuri umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cyawe wishingiye mama w'u Rwagasabo, kuki ukora content mu kinyarwanda gusa, wajya gukora n'ama interview ku bantu bo mu bindi bihugu, cyangwa se ahantu hose ugiye gukora interview ukazikora mu kinyarwanda, kandi wenda abo bantu bashobora kuba bumvikana no mu bindi bihugu. Ni ukubera iki utakoresha wenda mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se urundi rurimi bumva? We basubije ngo mbere ya byose nzi abakiriya banjye. Ni ukuvuga ngo hano kuri YouTube kujyaho, kuri YouTube ari akazi nk'akandi, ugomba kujyaho uzi abakiriya bawe ni abahe. Iyo wamaze kumenya abakiriya bawe nibwo umenya n'ibyo uzabaha. Rero mu gihe utazi abakiriya bawe, uzasanga uri gukora ugasanga ibyo ukora ntabwo birebwa, cyangwa se ntabwo bigera kuri abakiriya bawe, kuko nyine abakiriya bawe ibyo ubaha ntabwo babyumva. Iyo wamaze kumenya abakiriya bawe rero bigufasha gukora igenamigambi ya YouTube channel yawe, ukamenya uko uzajya uploadinga video, igihe uzajya uzaploadingira, ndetse n'ururimi uzajya uzaploadingamo. Niyo rero tugiye kwiga muri aka kanya muri iyi video ngufiya. Ndagira ngo ubirebe neza, ntuze gusimbutsa kuva ku ntangiro kugera ku mbugiro. Iyi video uyirebe neza uyirangize. Mbere ko dutangira rero, tuma dushimire abantu badukurikira umunsi ku munsi. Mixmax TV, wowe udushyigikira ubana natwe umunsi ku munsi kuri Mixmax TV, turagushimiye cyane kandi tuguhaye ikaze. Gumya udushyigikire. Uvuga ngo aba bantu barenga 1500 bamaze ku subscribe kuri channel, nawe urimo, uri umuntu w'umugabo cyane, turagushimiye rwose. Ikindi, nimba udasanzwe ubana natwe, uri mushya kuri channel bwa mbere ubonye wenda video zacu, ni byiza ko wajya mu muryango w'abakurikira Mixmax TV ugakanda ku buto ya subscribe, maze nawe iyi mibare iri hano ukayizamura, kugira ngo dushizeho video nk'iyi ngiyi ujye uyibona mu ba mbere. Okay guys, reka rero dutangire. Njye mugiye kubana nitwa Jado Tech. Reka dutangire turebe ngo ese ni gute noneho na checkinga channel yanjye nkamenya abankurikira aho baherereye n'ururimi bakoresha, kugira ngo menye noneho ngo nzajya mbafasha muri video, nzajya nkora video zimeze gutya, nzajya nkora video ziri muri ururimi. Okay, reka dutangire guys. Fata telefone yawe rero, turakoresha telefone. Nimba nukoresha n'imashini byo birashoboka, ariko wowe nimba uri gukoresha telefone, fata telefone yawe ujye muri browser ukoresha iyo ari yo yose. Ngiye nkoresha Chrome, nimba ukoresha Opera Mini, n'indi wabukoresha iyo yose, urajya urafungura iyo browser. Nurangiza uze hano muri search, hano ubwo nimba ari Google, uraza no muri search wandikemo youtube.com akarongo kaberamye dashboard. Yes, uraza ubyandike gutya nkuko uri kubona hano bimeze. Ubundi nurangiza uraza uhite ukanda no kuri search, ubundi bisacinge, tegeze gato ya bisacinge. Nimara gusacinga, ubwo ndahita nkwereka izindi procedure urakurikizaho. Gutya rero urahita ugera kuri YouTube channel yawe, kuri dashboard yayo. Dore ngiyi bageze kuri dashboard ya YouTube channel yawe, ariko ushobora gufungura ntuhite ugera aha. Ubwo nusanga udahise ugera aha, biragusaba kuza hano hejuru aha kuri tuno turongo dutatu, telefone yawe ukayishyira mu buryo bw'imashini cyangwa se bwa desktop site. Hano uraza uhakande. Numara kuhakanda, urebe ko kano kantu kari hano kavivuye. Uraza urebe ko
kano kantu kavivuye gutya. Nikaba kavivuye gutya ubwo telefone yawe iraba imeze nk'imashini. Nusanga katavivuye rero icyo urakora wowe uraza uhite ukavivura kamere nk'uko uri kubona hano kameze. Hano desktop site urebe ko kano kantu k'akavi k'umweru karimo, icyo gihe uraba wamaze kugira telefone yawe nk'imashini. Okay, numara kugira telefone yawe nk'imashini rero nta kindi urakora, urahita uza hano hejuru y'uturongo dutatu, hano mu nguni y'ibumoso uraza uhakande. Noneho numara kuhakanda uraza urebe ahanditse ngo analytics, hano uraza hano handitse ngo analytics uhakande. Numara kuhakanda ubwo ugiye kujya muri channel analytics, ugiye kwanaliza channel yawe. Nugera muno rero urabona mu dutandukanye overview, content, audience na trends. Urabona utu tuntu ushobora kwenda utatubonye, urabona utu tuntu turi hano hejuru overview, content, audience na trends. Wowe icyo urahita ukora urahita uza kuri kano ka gatatu kanditseho ngo audience, hano niho uraza uhita ukanda. None numara kuhakanda ubwo uraba ugiye kureba noneho abagukurikirana ni bande, audience ufite ni iyihe. Hano kuri audience niho ushaka kumenyera igihe abantu bari online, abantu bawe. Nzi kano kantu nigeze kukabereka, ariko ibisibye tuje kureba no tugiye kureba akantu bita geography. Tugiye kuza urahita uza ushake akantu kanditseho ngo top geography, hano top geography. Akantu ko uraza ukareba, ubundi ukaza nuza kuri top geography uraza urahita ubona abantu bakureba, igihugu baba baherereyemo abakureba cyane. Urabona ko hano njyewe abandeba, nimba uri kubibona neza, abandeba cyane ni Abanyarwanda. Kuri top geography abantu bandeba cyane ni Abanyarwanda. Reka nshyire akantu kagaragara neza muri bubone. Abanyarwanda bandeba ku kigero cya 65.8%. Noneho United States bakandeba bakandeba 24%. United States ubwo utundi turi hano handitse ngo musimo, uhakanza ngo utundi tuntu tw'ice duhari, abantu bandeba naha bari. Wenda kamashe no kubizuminga mubibone neza. Murabona ko abantu bandeba aho baherereye. Icyo gihe rero nimba namaze kumenya ko abantu bandeba ari Abanyarwanda, aribo bakunda kureba video zanjye, kandi Abanyarwanda bakaba bareba video zanjye akaba bumva Ikinyarwanda, ubwo ngomba gukora video mu Kinyarwanda. Nusanga wenda hano abantu bandeba cyane bareba video bakoresha ari nk'Abanyamerika cyangwa Abashinwa, icyo gihe nzamenya ko ururimi nkoresha batarwumva. Kugira ngo umenye ko abantu bakureba noneho bumva ururimi ukoresha by'umwihariko, uhita uza hano handitse ngo top subtitle and languages, hano aha niho uza. Iyo ugeze hano ureba ukavuga ngo ese abantu bandeba cyangwa se bandebye iminsi 28 ya nyuma bakoresheje subtitle. Aha nuza ukareba aha urasanga handitse ngo no subtitle. Nuvuga ngo 96.1% ntabwo bareba bakoresheje subtitle. Bivuze ngo bareba bumva video zanjye bazumva, ntabwo bakenera kujya gushaka ibintu byo kuvuga ngo ese subtitle. Ntabwo imbona bakeneye subtitle nyine, nuvuga ngo video zanjye barazumva neza. Noneho nuza hano kuri English urasanga hariho 0.9%. Aba nabo bumva Icyongereza, bivuze ngo aba bantu bakoresha subtitle. Noneho Igifaransa, abumva Igifaransa ni 0.2%. Noneho abakoresha auto translate ntabajye batranslatinga muri Cyongereza, bivuze ngo abantu bandeba bose muri rusange bumva Ikinyarwanda. Ibiro bimfasha gukora igenamigambi ya channel yanjye, nkamenya ngo video nzajya nshiraho nzajya nzishiraho gute, ese bizamfasha iki. Wenda akandi kantu nabongeza ni ukuza tukareba kuri kano kantu kitwa noneho abantu bandeba bo bandeba mu buhe buryo. Bakoze subscribe, ntago bakoze subscribe, n'abagabo n'abagore, ibyo byo ushobora kuza ukabirebera kuri kano kantu kari hano. Urabona hano handitse ngo watch time from subscribers. Murabona ko abantu bandeba ntabwo abenshi bakoze subscribe,
not subscribed ni 79.4%, mu gihe subscribed ari 20.6%. Nsaba umuntu utakora subscribe ugeze kuri iyi channel cyangwa se usanzwe ubana natwe kudushyigikira kandi subscribe kugira ngo iyi mibare y'abatari bakoze subscribe nayo izamuke, kandi icyo gihe ugomba kubikana gukora notification kugira ngo uko dushyizeho video ujye uhita uyibona mu ba mbere. Okay guys, reka turebe noneho abandeba ni igitsina gabo ni igitsina gore. Hano nureba neza wasanga abantu bakunda kundeba bitewe n'ibyo nkora, urasanga igitsina gabo gifite 88%, mu gihe igitsina gore gifite 12%. Bivuze ngo ibintu nkora bikundwa n'abagabo cyane, dore ko n'ubundi ibintu nkora ari byo kwigisha ibintu bijyanye no gukora ikoranabuhanga ukoresheje telefone. Niyo mpamvu abagabo aribo bari very engaged muri izi video zanjye. Ibintu rero biragufasha cyane, urabona ko ibijyanye n'imyaka kuva kuri 16 kugera kuri 17 nta barimo, mu gihe kuva kuri 18-24 bandeba ku 68.2%. Bivuze ngo abantu b'urubyiruko nibo bandeba cyane, abasaza n'abakecuru ngo bitangira kugenda bigabanuka. Guys, ibintu rero ni ibintu bigufasha kumenya uko uzagena video uzajya uzikora n'uburyo nabo ugiye kuzihereza. Ibi bizagufasha cyane. Wenda ikindi nababwira, mu gihe uri kuri dashboard ureba utuntu twinshi dutandukanye, ushobora kureba abakureba ngo kumenya ngo abakureba bakoresha ubuhe buryo bakureba. Ese bakoresha telefone, murabona bakoresha telefone, bakoresha computer, abakoresha tablet, abakoresha TV. Ubu buryo bwose wabutrackinga ukabasha kubumenya. Ibi bikagufasha mu kumenya uburyo bwiza na video wakora. Guys, rero nimba iyi video igushimishije tugende udakanze subscribe kandi uyihereze like kugira ngo tubana umunsi ku munsi. Nk'uko twavuze ko umuhigo wacu ari ukurangiza uyu mwaka twaramaze kuba monetize ari kuri Mixmax TV ndetse n'abakunzi ba Mixmax TV, twese tukazangiza uyu mwaka twarahawe monetization, tukabasha kurya ku mafaranga ya YouTube. Birasaba ko dufatanya rero dushyigikirana umwe ku wundi. Ciao ciao rero, ndabakunda cyane, reka dore muri video zikurikiyeho naho ubutaha.